Okay guys, ngo ikaze kandi ndagushimiye se mukurikira YouTube channel yacu Online 250. YouTube channel ikugezaho ibintu by'ubwenge ndetse kandi byizewe. Guys, uyu munsi ku tariki 24 z'ukwezi kwa 8 nibwo amanota y'abantu bakoze Senior 3 ndetse na P6 ari buze kuba yajya hanze. Gusa hari abantu benshi batazi uburyo ki bashobora kuba barebamo amanota yabo, dore cyane ko byanahindutse cyane. Ibisanzwe rero murabizi iyo amanota ari bujye hanze hari abantu bamara icyumweru cyangwa se iminsi 5 batarabona amanota yabo bitewe n'akavuyo kaba kari kuri link banyujijeho bitewe na internet ufite cyangwa se n'ahantu uri kuyarebera. Uyu munsi rero kugira ngo ibintu bitaza kukubaho nuko ukora subscribe kugira ngo new update yose iza kuba uze kuyibona, ndetse kandi ukareba muri comment ukajoininga WhatsApp group yacu kugira ngo uze kubona amakuru ku gihe, niho turi buze gucisha link yo kureberaho amanota. Gusa ubu buryo ngiye kubereka nuza kubureba neza witonze uraza gusobanukirwa neza ku buryo nawe wabyikorera. Nta muntu utagira ino application ya Chrome muri telefone ye cyangwa se Google Chrome muri computer ye, ubwo biraterwa n'icyo uri gukoresha. Nta kindi kintu uri buze gukora uretse kuza ukinjira, then wamara kwinjira muri Chrome uraza guhita uza hano muri search. Nuza muri search urahita wandikamo uraza muri search uhita wandikamo iri jambo ngo Nesa Result. Gusa guys, niba ugeze hano ukireba ino video, reka tubanze dufate pause ukande subscribe, like ndetse no muri comment wandikemo ijambo ngo dukomeze, ubundi video yacu ikomeze nta kibazo. Guys, ni amasegonda 3 ubundi tugata dukomeze. Guys, numara gusearchinga muri no jambo rero uraza guhita ukanda kuri search, then numara kurikandamo ntago uri bwinjire kuri ino link ya mbere. Iyi link ya mbere ntago uri buyinjireho ndetse ni ya kabiri, ahubwo turaza gusearchinga, turaza kwinjira kuri ino link ya gatatu iri hano hasi. Nitwinjira kuri ino link rero uraza guhita winjira kuri ino link imeze gutya, umaking sure niba ari ubonye, niba utayibonye kandi utwandikire kuri WhatsApp unyuze muri group yacu, turaza guhita tuguhereza link. Guys, amasegonda 3 nari mbahaye ararangiye. Ikintu urahita ukurikizaho uri kubona ino link nari nkweretse, ubwo nuza kuyibura link muri Google Chrome cyangwa se mu yindi browser yose ukoresha, uraza guhita unyandikira unyuze muri group ya WhatsApp, then ubundi nkufashe nkuhereze link nawe ubashe kuba wareba amanota yawe. Uraza gukanda kuri link uri kubona, then nukanda kuri link urahita ugera kuri dashboard imeze gutya. I dashboard rero iriho ibintu bibiri. Hano hayanditse ngo make a pair, ndetse hano akandika ngo National Examination Result. Nyine check National Examination Result. Nkuko mubizi cyangwa se nkuko mwebwe mubibona, twebwe twaje gukoresha buno buryo. Ubu buryo bwa kabiri ntago tubwibandaho cyane kuko bukoreshwa mu gihe ugiye gusaba ko baguhindurira ikigo cyangwa se usaba ko baguhindurira isomo baguhaye. Gusa twebwe tugiye kwibanda kuri buno buryo bwa mbere, check National Examination Result. Uraza kuhakanda, then numara kuhakanda urahita ugera ahantu hameze gutya. Aha hantu rero ikintu twakoresha nta kindi uretse hano kuza tugashyiramo index number. Twamara gushyiramo index number tugata dukanda hano kuri check result cyangwa se get a result. Nta kindi uri bukore uretse kuza ugashyiramo index number yawe wakoreyeho, then ubwo wowe iraba imeze gutya. Gusa ngiye kubera ko atarajya hanze, ngiye kurebera ayo umwaka ushize, ndashyiraho 2025. Uhita uza hano ukande hano hantu handitse ngo get a result. Nukanda hano kuri get a result uri kubona hano ni umwana wari wakoze umwaka ushize. Uri kubona bahita bakwereka details zose cyangwa se byose bisabwa. Yigaga Rusasa ndetse bamuhaye, ni naho bamuhaye kwiga O level. Yes, niho bamuhaye kwiga O level. Amanota wagize, amasomo ko wagiye uyatendinga cyangwa se uyatsinda, uri kubona nyine ni ibintu byoroshye kandi byizewe. N'ubu buryo bwonyine buhari, gusa hari uburyo ndi buze kubereka nibaramuka babusize hanze. Ubwo icyo usabwa ni ukuba wakoze subscribe. Muri comment nakubwiye ngo wandikemo ijambo ngo ndahari cyangwa se dukomeze, ubundi ukajoininga na WhatsApp group yacu kugira ngo uze kubasha kubona result cyangwa se uze kubasha kubona link ku gihe. Nta kindi kintu rero uri bukore nubona ugeze kuri dashboard, kubera ko nababwiye network zibari ikibazo, kugira ngo ugereho bwa mbere biba bigoye. Hari igihe ureba amanota ariko bikaba ngombwa ko wongera kuyareba ugasanga biranze. Nta kindi uzajya uhita ukora uretse kuza hano ukadownloadinga confirmation
then udownloadinga confirmation. Njye nari nayidownloadinze, urakanda kuri download barahita bayikuzanira kugira ngo uzajye ubasha kureba ayo manota yawe bitagusabye internet cyangwa se bitagusabye link winjiriraho ureba amanota. Uraza gukanda kuri download, hano hejuru hita ukanda kuri open, then numara gukanda kuri open hano turahita duselectinga hano, then tumara guselectinga hano turahita tubona tugeze kuri dashboard imeze uko nguko. Iyi dashboard uri kubona niyo ihita izana confirmation, ari nabyo bita result slip ku bantu bazayikenera. Ni iyi confirmation muzakenera, biba byiza rero iyo uyidownloadinze ugahita unayibikira. Guys, kugira ngo hataza ubundi buryo bwose buza kugucika mu gihe habaye impinduka, kanda subscribe, ukande kuri all notification, ubundi uhita ukanda na join. Muri comment urahita ubonamo link ujoining WhatsApp group yacu kugira ngo uze kubona update. Guys, wakoze kuri ino video kandi nurugendo udakanze subscribe.